No, ntago Imana ikoresha abatarize gusa ngusoreho gatoya. Imana ikoresha nabize. None se Paulo yari umunyamategeko. Burya se yari umunyamategeko Paulo. Yari yarize naruka ngo yari umuganga. Haleluya. Amen. Paulo yari umunyamategeko. Yagiye yandikira abafilipi akandikira abahehe bose. Yego. Paulo yari injijuka, yari umuntu wize wasomye. Amen. Amen. Even though, hallelujah. Yes. Even though you have studied, yes, you can even serve the Lord. Yes. Don't mind. Gukorera Imana ntago bivuze ngo nukwigutariza. Yego. Cyangwa se Imana itoranye kwishaka mugishaka. Ahantu nemereka Imana ishatse kunkoresha nigeze kuryama nijoro. Yego. Njya mwiyerekwa ndota ngo nikubwiriza abantu mu rurimi rutari Kinyarwanda mu Cyongereza. Yego. Nuko biba ngombwa hari akazi twari tugiye gukora ahantu muri Uganda bita Kasese. Ngiye gukorayo. Tugezeyo biba ngombwa aka kazi gahagarara. Yego. Ngiye kwibona nibona ahantu mu giterane kimeze nka cya kindi narose. Kandi ni suppose kubwiriza mu rundi rurimi rutari Kinyarwanda. Yego. Icyo cyase kimamiriza yuko Imana ari inkoresha ngo wapfuye tayari urapfa. Ndose ngo urashyira ubwo urakira. Nyine ni impano mfite, hari ibintu byinshi na Imana yagiye inyereka biraba. Yego. Hari ibyo nagiye mbona mu mahereko ya nijoro nkabibona. Imana rero ningirira ubuntu nawe umunsi ndakubwira iki umugambi gufite. Yego. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Hari mahanga mwumva Ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimira wowe kanze subscribe ukadushyigikira. Twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda. Nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo ngomba kujya ndeba abakozi b'Imana batabivanze, tukaza tugafatanya tukavuga imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe n'umupapa mwiza, reka tumusaba atangira twibwira. Okay, murakoze cyane. Amazina nitwa Nirera Elize. Aba ndi umupapa w'umwana umwe. Yego. Nitwa Papa Shami mu yandi magambo, ndi umukozi w'Imana, ndasenga nsengera muri ADPR. Yego. Turaza kugira ibihe byiza. Icyanzanye uyu munsi naje kubwira ko gukizwa bifite inyungu nyinshi. Amen. Waba ukiri muzima, waba waranapfuye. Yego. Kuko tuzi ko nyuma y'ubuzima hariho ubundi buzima, kandi nibyo byiringiro by'abizeye Imana. Yego. Haleluya. Amen. Icyo nicyo cyanzanye uyu munsi. Naje kukwereka ko gukizwa atari guta umutwe, kandi naje kukwereka ko gukizwa bifite umugisha, yaba uriho cyangwa se waranapfuye. Kuko twamaze kumenya yuko hari ubundi buzima nyuma y'urupfu, ubwo abantu bizaba byibagiranye, ubwo abantu bazaba gusezeraho. Ndagira ngo ngutangarize ko haleluya, ndashaka gutangariza ko iyo abantu baguseze bakimara gushiraho itaka, ntabwo iby'abakristo biba birangiriye hariya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, hari ukundi kuzuka. Icyo nicyo cyanzanye, kandi tukiri no mu isi hariho inyungu zo gukizwa. Haleluya. Turifashisha amagambo ari muri Zaburi, turagenda dusoma Zaburi zitandukanye. Reka dusenge. Ndi kubona uri kunkurura cyane, tudahita tujya mu mwuka bigitangira. Kadusaba Imana ize ituyobora ukuntu abantu tuba twaramenyereye. Reka dusaba Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Karibu n'isenge. Amina. Reka dusenge. Data mwiza, uri Imana ishobora byose. Data, tugushimiye umwanya mweretse abari mu nce zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Kigali, abari Kampala, abari Nairobi. Witeka mutanga bugingo bagereho. Data, iri jambo reka ryomere ibikomere. Yemera Data Kristo, iri jambo rigira abo rihindura. Data, ubwo uzaza ukazasanga tukiri ku munara, tuzagushima. Ubwo uzaza ukazasanga Data tutarabivanze. Data, ubwo tuzaterana muri cya gitaramo cyawe, tuzashima Imana. Urakoze mutanga bugingo. Rero tugiye kujya mu kiganiro, ubane natwe kandi utwigaragarize nk'Imana. Urakoze nyiribihe, ni mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Erize ngo hayikaze. Murakoze. Ni karibu rwose. Urisanga. Nishimiye kugera kuri Concorde TV. Yego. Ndishimye cyane rwose. Niyo channel ya mbere unyuzeho? Niyo channel ya mbere. Ariko ndashima Imana. Icyambere. Haleluya. Ni ukuvugira Imana kandi hari mu ijuru kishima. Icyo nicyo cyambere. Haleluya. Kandi nzi ko uyikorera. Hari umusaza umwe muri Bibiliya yaravuze ngo ntago nigeze mbona umwana w'umukiranutsi yicwa n'inzara. Yego. Haleluya. We yaravuze ati dore ndashaje, imvi zabaye uruyenzi. Ntago ndabona umwana w'umukiranutsi asabiriza. Hoya iryo ni isezerano Imana yahaye abayizera. Haleluya. Amen. Akenshi twakiriye umuntu tumubaza inzira y'agakiza, Erize yakijijwe ryari, ese wamaze kwivuga yuko ufite umudamu n'umwana umwe, ukatubwira uti nsengera aha, watubwiye ko ari muri ADPR, agakiza wakijijwe ryari. Nigo umuntu aba yakijijwe ari ku ishuri, ubwo icyo gihe duhita tumenya ko wanize. Njyewe ntamanje nakizwa. Yego. Ndi umwana ariko navutse iwacu nsanga basenga. Yego. Mama ni umunyamasengesho. Ubwo nkurira mwayo mavuta. Yego. Maze gukurira mwayo mavuta, mama yari umunyamasengesho cyane. Maze gukurira mwayo mavuta ngenda nkura ntabizamo neza, ariko bigenda biza kugeza ubu. Urabona ko maze kugera ku rugero cyane. Amina. Nuvuga ngo agakiza wakonse kuri mama wawe? Nakonze kuri mama. Yego. Kandi na n'ubu hari byinshi iyo binyobe mu rugendo rw'agakiza mubaza. Yego. Erize se yarize? Yanjye narize. Nize nk'abandi bose amashuri abanza, yisumbuye na kaminuza. Mana ishimwe. Uzi impamvu hari ikiganiro nigeze nkora ndavuga ni nubwo batarangije kwiga ariko bahanurira n'abaminuje. Nemaze iminsi nkora ibiganiro n'abantu batarangije na primaire. Ngewe nagize narize no mu mahanga, narizeyo. Yego. Nize mu gihugu cya Uganda. Yego. Icyongereza indimi hafi zose ndagerageza. Imana ishimwe kabisa. Ubwo icyo gihe umuntu turaganira tukora icyo kiganiro aterega nabize nabo bakorera Imana, ati ntabwo Imana irobanura abize n'abatarize, atariko cyane abatarize nibikoresha cyane. Ugambi gagaze yuko ngo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Ntago Imana ikoresha abatarize gusa. Ngusoreho gatoya. Imana ikoresha n'abize. None se Paulo yari umunyamategeko. Burya se yari umunyamategeko Paulo. Yari yarize, naruka ngo yari umuganga. Haleluya. Amen. Paulo yari umunyamategeko. Yagiye akandikira Abafilipi, akandikira abahehe bose. Yego. Paulo yari yinjijuka, yari umuntu wize wasomye. Amen. Even though, hallelujah. Yes. Even though you have studied, you can even serve the Lord. Yes. Don't mind. Gukorera Imana ntago bivuze ngo nukwigutariza. Yego. Cyangwa se Imana itoranye kwishaka mu gishaka. Yego. Turakomeje tumaze kuganira, numvise ko agakiza wagakomeye kuri mama wawe. Erize afite izihe mpano? Ngewe impano mfite ni nyinshi. Mfite impano y'ubuhanuzi, impano y'ijambo, mfite n'impano yo kwandika indirimbo. Zose turazikoresha. Kuri uyu munsi cyanzanye nazanywe no kugira ngo uvugira Imana.
hari message nshaka kwibwirira abantu. Hari icyo nshaka kwiganiriza n'abantu b'Imana. Ubwo mwanya w'indirimbo nugera nawe tuzahugera. Uyu munsi indirimbo nzireke. Iby'indirimbo ntago tubiri mu munsi. Ngaho mbwira impano urakoresha muzufite. Uyu munsi zo ndakoresha yo kubwiriza ijambo ry'Imana. Yego. Ndangiza y'uhanuzi niza ndayikoresha. Kaza ndice kigera nitahe. Kuririmba byuranyangiye. Ndakwangiye ndashaka undi munsi. Oya nagukunze n'undi tuzakwana ibiganiro byinshi. Tuzakwana ibiganiro byinshi ubutaha noneho tuzaririmba. Yego. Iyo guhanura ro yaje ite? Iyo guhanura byatangiye ndota ibintu bigahita biba. N'ubiyo ndose ngo wapfuye tayari urapfa. Ndose ngo urashyira ubwo urakira. Nyine ni impano mfite. Hari ibintu byinshi Imana yagiye inyereka biraba. Hari ibyo nagiye mbona mu mahereko ya nijoro nkabibona. Imana rero ningirira ubuntu nawe uyu munsi ndakubwira iki umugambi gufite. Yego nze kwari mwese. Nose byatangiye ufite imyaka ingahe? Urebye byatangiye kare ariko nyine ntimbishire imbaraga. Urabona nyine y'umuntu akiri mu myaka ya teenagers ya 10 nyine aba yumva ibyo bintu bitamufashe byatangiye kare. Ntago ari byabona byatangiye kare. Ariko nyine ntigene mbihere mu myaka y'ubugimbi. Ntubiha agaciro. Nimba agaciro cyane. Waje kubiha agaciro ryari cyawaje kumenya koko kwiyo mpana ari yawe byari ku myaka ingahe? Naje kubereza agaciro nkirangiza kwiga segonderi. Yego. Ubwo naje kubiha agaciro. Ariko dusubije. Bivuga ngo mwiganye muri segonderi warapfukiranaga ntubahanure. Yego. Ariko nsenga nari nsazwe nsenga. Ariko nyine nkumva amajwi ariko hagenza gake. Ni igihe cy'Imana kitari cyakageze. Yego. Amina. Nukuza kubyiyumva mu ryari nawe wumva ko impano Imana yagwaye uri kuyikoresha ryari? Hashize imyaka 3. Hashize imyaka 3 ntangiye gukora umurimo wagutse. Yego. Ntangiye kujya muri Uganda nkabwiriza. Ntangiye kujya mu Imana ikanuma ahantu nkagenda nkabwiriza. Yego. Ikanuma mu materaniro atandukanye nkayivugira. Yego. Ikintu wahanuye ukavuga uti nanjye Mana ndemeye koko. Kuko kenshi ubuhanuzi bwemerwa nguko bugize ute busohoye. Nawe utarabona icyo wahanuye ngo gisore ntago uba wiyemera nk'umuhanuzi. Ni ikihe wahanuye nawe ukavuga uti no kuri Mana ndemeye pe ndi umuhanuzi wawe? Ahantu nemereka Imana ishatse kunkoresha nigeze kuryama nijoro. Yego. Njya mwiyerekwa ndota ngo ndikubwiriza abantu mu rurimi rutari Kinyarwanda mu Cyongereza. Yego. Nuko biba ngombwa hari akazi twari tugiye gukora ahantu muri Uganda bita Kasese. Ngiye gukorayo tugezeyo biba ngombwa aka kazi gahagarara. Yego. Ngiye kwibona nibona ahantu mu giterane kimeze nka cya kindi narose. Kandi ni suppose kubwiriza mu rundi rurimi rutari Kinyarwanda. Yego. Icyo cyase kimamiriza yuko Imana ari inkoresha. Kandi ikindi nagiye mbona ibintu amaherekwa menshi nijoro. Nabibwira umuntu nkabona birabaya cyangwa se akambwira ati ukubivuze niko bimeze. Yego. Nusi wereka ibyo abantu uzi gusa cyane abutazi. biterwa uko Imana ibishaka nikoresha ishaka yanuma ni Kigali kambwira ati genda urahura n'umuntu runaka ganira nta wigeze gutumaho gutyo nyine se mutari musanzwe muziranye ikaguha message ye nawe yego nta muntu wigeze uhanura se ngo agupinge nyuma ariko bigasora akavuga ati burya ni Imana yakuvugiyemo. Urabizi Yesu yaravuze ngo nta mpanuzi wabo akenshi abantu babahanuzi cyangwa se abantu dufite impano y'Imana akenshi duhora n'ikigeragezo cyo kudupinga ariko Imana icyo hano yagisohoye Imana irabemeza kandi bemeza yuko ari yavuganye nawe. Hari benshi nahanuriye ibyo mbahanuriye basanga nibyo kandi hari benshi nasengeye bari bihebye Imana igira ibyihindura mu buzima bwabo. Yego wa mu rugero Elize rufatika tangible example ndaguhereza tangible examples nyinshi. Mwaira minsi harakana kari karwaye pe kari kagiye nko gupfa mama wakaramamagara ndagasengera kuri telefone maze kugasengera nyuma za kushima ananwe nipfukira akana karakize amen. Bitasibye nibyo hari n'umwana wanjye yararwaye ararwara cyane ararwara amaze kurwara turasenga cyane byari bikomeye amaze ameze hafa ni mu bitaro bikomeye noneho
turasenga tujya ku musozi, hari umusozi tujya ku misozi myinshi itandukanye. Yego. Tuhageze Imana iduhereza amagambo ari muri Bibiliya. Umwana wanjye yitwa Shami. Yego. Yitwa Shami Lucas Pakita niyo mazina. Yego. Imana iratubwira ati Shami, uko ya magambo tuyasoma muri Bibiliya. Yego. Iravuga ati mugende mubwire Shami. Muri Bibiliya muno ayo magambo yarimo. Mugende mubwire Shami ngo azubaka urusengero. Ubuhanuzi bwaje buturutse muri Bibiliya. Yego. Umwana ubu yarakize kandi byari bikomeye, yaragiye gupfa. Byari bikaze, ariko Imana iri gutamurura nk'Imana. Yego. Imana ishimwe. Amina. Uhaceceka se ntaika kuvuga menshi kugira ngo ya message wazanye ize gufata umwanya muremure. Nta kibazo. Sibyo? Nta kibazo. Okay, reka dusenge. Yego. Data mwiza, tugiye kuganira ijambo ryawe. Witeka mutanga bugingo, nyemera data turumvira ijambo rigira aho rimugeza mu izina rya Yesu Kristo. Nirice mu gutwi ngo rihinguke mukundi, ahubwo data ryomere bikomere, ahubwo Kristo nyiribihe wera mutanga bugingo, gera data ku mitima yihebye, gera data ku mitima yinangiye, data ugira ibyo wahindura mu izina rya Yesu Kristo. Ushoboye byose Kristo, uri data buja mwiza. Ndakwinginze mutanga bugingo, ndakwinginze nyiringabo Imana, ndamabagaye ineza yawe, mamagaye agakiza kawe. Data reka umwanya turamara hano hantu, data wigaragaze nk'Imana. Urakoze nyiribihe, ni mu izina rya Yesu. Data tugiye kuganira amagambo yawe, data gira hadukura, gira naho tugeza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze uko byumvishe, ni mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Nkuko mubyumva rero tumaze gusengera ijambo. Amazina ni Nirera Elize. Nkaba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba nkorera Imana, nkaba ndi n'umuhanuzi. Amina. Birenze ibyo Yesu aduhana umugisha. Reka amagambo yacu tuyatangirire muri Zaburi 128. Zaburi 128. Zaburi 128. Turahera ku murongo waho wa mbere. Amina. Zaburi 128. Haleluya. Haranditse ngo hahirwa ubaha Uwiteka. Hahirwa ubaha Uwiteka akagendera mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagosa ameza yawe. Uko niko umuntu ubaha Uwiteka azahirwa. Nawe uzabona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose ukiriho. Ni koko uzabona abuzukuru bawe. Haleluya. Tumaze kubona inyungu zo kubaha Uwiteka. Ijambo riratubwiye ngo hahirwa abantu baho Uwiteka. Ese mubonye hahirwa abakire cyangwa hahirwa abakene? Hahirwa umuntu ubaha Uwiteka. Ubu mukire, ubu mukene, ubaha Uwiteka uzaba uruhiriwe. Iri ni isezerano ry'abantu ubaha Uwiteka, kandi iri ni isezerano ry'abantu bayikorera. Haleluya. Kubaha Uwiteka. Haleluya. Hahirwa ubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Ubaha Uwiteka ugendere mu nzira zayo, maze urebe ibyo gukorera, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Haleluya. Uzajya wishima, uzahirwa. Haleluya. Kubaha Uwiteka numwubaha, uzajya wishima kandi uzahirwa. Amina. Haleluya. Mwubahe maze urebe ibyo akora mu buzima bwawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo. Haleluya. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo. Imana izaguha abana beza cyane bagosa ameza yawe, bagosa ameza yawe. Mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo kubaha Uwiteka abana bawe ntibazabura ibyo kurya, bazaba nk'uduti twa elayo kandi bagosa ameza yawe. Uko niko umuntu ubaha Uwiteka azahirwa. Haleluya. Nawe uzabona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose ukiriho. Ni koko uzabona abuzukuru bawe. Haleluya.
kubaha Uwiteka bizana uburame, kandi kutamwubaha bizana gukenyuka. Haleluya. Ubaha Uwiteka maze urebe ibyo akora mu ruhande rwawe, kandi umukorere maze urebe ibyo asenyagura. Niba hari umusozi uri imbere yawe, mwubahe kandi umusenge, mutitirize amanywa na nijoro, maze urebe ibyo agukorera. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo meze mbereke inyungu zo kubaha Uwiteka no kumwizera, reka dusome nanone Zaburi ya 15. Haleluya. Muranyihangana nge nkunda gusoma mu ijambo ry'Imana cyane. Haleluya. Twe dukunda gusoma ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Haleluya. Reka dusome Zaburi ya 15. Amina. Zaburi ya 15 haranditse ngo ninde uzagoma mu ihema ryawe. Haleluya. Ninde uzatura ku musozi wawe wera. Haleluya. Hano ihema ry'Uwiteka hano rivugwa ni mu ijuru. Umusozi hano uvugwa muri Zaburi ni mu ijuru. Ninde uzatura kuri uwo musozi wera. Haleluya. Hepfo akavuga ngo ni ugendera mu bitunganye. Haleluya. Agakora ibyo gukiranuka. Uwo ni uzatura ku musozi w'Uwiteka wera. Haleluya. Amina. Utabeshesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we. Uwo ni wa wundi uzaragwa ijuru, kandi uwo ni we. Haleluya. Uwo ni wo wa wundi uzatura kuri wa musozi wera. Yego. Ku murongo wa 3 haranditse ngo utabeshesha abandi ururimi rwe, ntagire nabi mugenzi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Haleluya. Niba utinya Uwiteka nawe arakubaha, kandi Imana ikubashe irakubahisha. Haleluya. Haleluya. Niba hari kitarakunda mu buzima bwawe, mwubahe kandi umukorere, maze urebe intambwe aguteza. Ntabwo urizi feza kubona indamu. Turacyari kuri wa muntu ubaha Uwiteka, wa wundi uzatura ku musozi wera. Haleluya. Ntabwo urizi feza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemere biguzi kutari urubanza. Ugenza cyo ntazanyeganyezwa. Haleluya. Urashaka kuba umuntu ukomeye, urashaka kutanyeganyezwa, urashaka ko Imana igira ibyihindura mu buzima bwawe. Haleluya. Yubahe kandi uyikorere. Haleluya. Ndabizi gukizwa biragoye, ariko ihembaza Uwiteka, yambaze Mwuka Wera, agira ibyo yahindura mu buzima bwawe. Haleluya. Namara kugira ibyo yahindura, azakugera tutanyeganyezwa. Haleluya. Urashaka kutanyeganyezwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, urashaka gukomera. Haleluya. Ubaha Uwiteka. Ingero zirahari zaba Uwiteka yatabahe, ingero zirahari zaba Uwiteka agiye akura kure. Haleluya. Imana yacishimwe, kandi izina ryo rihabwa icyubahiro. Ndi kukureba weho, umva ijwi ry'Imana, umva ko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo maze igihe kuri icyo gisasiro, iri kumbwira ngo nkubwire ngo nije kuhaguhagurutsa. Kandi ijwi ry'Uwiteka Imana rinjewe rirambwira ngo nkubwire ngo rata, ngo nubwo umaze imyaka 4 ku gisasiro, Uwiteka Imana arambwiye ngije kugukura muri ibyo bitaro. Niko Imana imbwiye. Haleluya. Irambwiye ngo igihe cy'amashimwe cyawe kirageze. Ikimesi Imana irambwiye ngo ntabwo uri umunyarwanda, iri kumbwira ngo waturutse mu gihugu cya Kenya, ariko ikambwira ngo ukimara gukurikira iki kiganiro hari Imana ikoze mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Imana yacishimwe, kandi izina ryo rihabwa icyubahiro. Oya, reka Imana yacihimbazwe. Haleluya. Kandi himbazwe burundu. Amina Yesu. Haleluya. Ndikukureba weho. Amatangazo yaramanitswe, amatangazo aramanikwa. Bavuga ko bagiye kugutereza cyamunara, ariko pfukama mu kwizera maze tugusengere. Imana igira ibyo yahindura mu buzima bwawe, kandi Uwiteka
akagira ibyo yakora. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ku munsi wo kuwa kane bari bagiye kugutereza cyamunara, wari warebye epfo na ruguru, wari wabuze uko wabigenza, ariko Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo cyamunara irayihagaritse, kandi tuzahurira uri gushima, uzahamagara kuri ino nomero uri gushima. Haleluya, Imana yacu ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Haleluya. Twari tugeze mu gihe cy'ubuhanuzi, muri hangana message yawe niza ndayikubwira. Haleluya. Ariko Imana ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Oya, ariko uri gukurikira kino kiganiro, ahamagare Mwuka Wera azabane nawe, kandi Mwuka Wera twiyoborere. Haleluya. Haleluya. Mureke Mwuka Wera twiyoborere, kuko Mwuka Wera niwe utayobya rata. Haleluya. Tumaze kureba, haleluya, tumaze kureba inyungu zo gukizwa, tumaze gusobanukirwa neza, haleluya, ko gukizwa bifite umumaro kuri twebwe no ku bana bacu, kandi no kubakiranutsi no kubuzukuru bacu. Haleluya, haleluya. Ntabwo rero dukizwa turi gutera baraza, ntabwo dukizwa twabuze icyo dukora, ntabwo abakristo bose ari abakene, ntabwo abakristo bose babuze iyo bajya. Haleluya, haleluya. Ariko n'ababuze iyo bajya, kwa Yesu arabaruhura kandi akabereka inzira, kuko ni Imana ikura muri puberi, ni Imana ihindura ibyanze guhinduka. Nawe yagera mu buzima bwawe ikagira ibyo yahindura. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Bakristo bene data, bakristo bavandimwe, data yantumye ngo mbabwire ngo hari icyo aje gukora mu buzima bwanyu. Ndabona abantu muri iyi minsi bageze mu bihe birusha, ariko mwiringire Uwiteka, hari ibyo aje gukora mu buzima bwanyu, mumwiringire cyane. Hari ubutabazi ndimo mbona ku bana bayo, hari ubutabazi ndimo mbona. Yego ibihe birakomeye, ibihe biri imbere ntibyoroshe, ariko mwiringire Imana kandi muyizere, nayo izakora imirimo. Murakoze rero, murakoze bene data, mwabanaga nanjye ni Pastor Elize, nkaba nishimiye kubana namwe uyu munsi. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Imana yacu ibaha umugisha kandi Imana yacu ibishimire cyane, kandi igere mu byanyu yitwa Imana, igere no ku banyu yitwa Imana, igere ku bafite amadeni, igere ku babuze amakode, igere kuri business zanyu, igaragaze nk'Imana. Murakoze cyane. Amina. Amina. Mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Numvaga twakomeza. Oya, turakomeza nubisha. Yego, reka tugane ku musozo, ibiganiro byacu nakagaruka, n'undi tuzanakomeza dukore ibindi. Yego, ahubwo wanyemera ugatanga nimero ku buryo wafashijwe nkanjye yazaguhamagara mugafatanya gusenga. Okay. Nomero ndayitanga. Yego. Nomero ni 078 38 81 ukamamagara tugiye gusenga. Gusa. Haleluya. Gusenga. Haleluya. Kuko nasobanukiwe neza ko gusenga, haleluya, bikuraho imisozi ziri imbere yacu, kandi gusenga bikuraho inzitiro za Satani. Haleluya. Gusenga nta ntwaro iruta amasengesho, nta misire iruta amasengesho. Isengesho ryunga ibihugu. Haleluya. Nizere isengesho ry'Uwiteka Imana. Murakoze cyane, mwabanaga nanjye Pastor Elize. Haleluya. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibishimire cyane, kandi Imana igere mu byanyu. Murakoze. Nimero iri no ku WhatsApp? Iyo nomero ntabwo iri kuri WhatsApp. Iyo niyo guhamagara. Nta WhatsApp? 078. Ku bantu baba bari hanze, babona ntabwo babona uko ahamagara. Yego, iratanze niyo guhamagara gusa, ubundi zisubiramo zose. Okay, ndasubiramo nta kintu twaye. Ni 078. Iyo guhamagara 38 81 23. Yego, iyo kuri WhatsApp 078 922 74. Nazivuze nabi, sorry. 078 38 81 23. Iyo niyo guhamagaraho. Yego. WhatsApp 078 922 78 74. Iyo niyo ya WhatsApp. Yego. Haleluya. Waba umunyamahanga nta kibazo. Sawa. Ururimi rwose avuga wamamaga. Yego, ni gutyo dusoje ibiganiro byacu nakagaruka, n'undi Elize tuzongera dukorana ikindi kiganiro. Murakoze.